Igitondo cyiza bakunzi bacu abo tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mubasha kumenya iyi channel, ndabifuriza ibihe byiza mugira amahoro. Tugarutsa mu makuru adasanzwe cyangwa se amakuru ateye agahinda anababaje cyane yerekeranye n'amadini n'insengero n'abapasiteri, aho ibintu bigeze bimeze nabi, bimaze kudogera ku rwego rudasanzwe. Nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye ukande subscribe cyane, nimba dusanzwe tubana usubscribing, liking, sharing, iba ari inyunganizi nziza. Gira ibihe byiza kandi gubwa neza. Aya ntabwo twayita amakuru, ni nk'akababaro ni nk'agahinda, kuko ibi bintu birababaje. Kuko nubwo ibintu byose byitwa ko ari amakuru, ariko aya ntabwo ari amakuru rwose, ni inkuru ibabaje. Nta nubwo ari inkuru, ahubwo sinzi wenda nuko ikinyarwanda kigoye gushaka imvugo cyangwa se inyito y'ukuri, ariko ni ukuvuga ngo ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Mu by'ukuri benshi tuzi igihe akavuyo kagiye gatangirira, insengero zifungwa, izindi zisenywa, izindi zihagarikwa, bigera n'aho bizamuka bigera ku matorero asanzwe afite ubuzima gatozi, nayo agira amategeko n'amabwiriza agomba kubahiriza kugira ngo insengero zabo zibeho cyangwa se zikomeze gukora. Ariko byaje kuba ikibazo gikomeye, aho abapasiteri benshi, abashumba benshi, abanyamadini batandukanye baje kwisanga umugati wabuze, cyangwa se baje kwisanga mu gashomeri. Bamwe amadini yabo yafunzwe, abandi insengero zabo zashenywe, abandi bahagaritswe mu nshingano mu buryo bwo, kuko nimba wari uyoboye urusengero runaka cyangwa se wari umuyobozi w'idini runaka, ugasanga iwawe barahagaritse cyangwa se barahashenye, kandi ahandi wenda hari abapasiteri bahagije, hari benshi bahise bahagarika mu nshingano, bafatwa n'ubushomeri. Rero ikibazo kikaba kimaze kugera ku yindi ntera kandi giteye agahinda. Mu by'ukuri turabizi ko umurimo w'Imana ubundi ntabwo hakabaye ikintu cya business, cyangwa se ngo benshi bumve ko ariho bagomba gukura amaramuko. Nubwo abashumba n'abapasiteri cyangwa se n'abakozi b'Imana batandukanye byagiye bigaragara kandi mu buryo bufatika ko aribyo byari bibatunze, bigatunga n'imiryango yabo, bikarihira abana amashuri, bikabubakira amazu, mbese muri make bukaba ubuzima bwa buri munsi. Ikintu cy'akazi bakoraga cyo kuba ari umushumba, pasiteri, cyangwa se ari yarashinze idini, byabaga ari mu buryo bwa business. Uretse umurimo w'Imana nawe ubwe wamugaburiraga, waga umutungiye n'umuryango mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi afite ubuzima bwiza. Ariko noneho ibintu byongeye kuba bibi, mwe abantu mwe, ibintu bikomeje kudogera kuri iki kintu cy'abakozi b'Imana cyangwa se cy'abashumba n'abanyamadini. Nk'uko nabitangiye mbibabwira, nyuma y'uko amadini bayahagaritse atandukanye cyangwa se insengero zitandukanye, ibi bintu byatangiye guteza ikibazo, kuko inkuru dufite ibabaje kandi iteye agahinda ni uko abapasiteri bamwe batangiye kwiyahura. Iyi kese nyumvise ku bapasiteri babiri, ariko reka mvuge wenda kuri umwe namaze kumenya coordoneze, ariko n'ubundi amakuru tuzagenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Nuko uyu mugabo w'umupasiteri ufite abana bakuze rwose muri paruwasi ya Remera, ku mudugudu umwe ntaramenya, imwe mu midugudu bahagaritse, yagize gutya ngo amaze iminsi afite ikibazo. Icya mbere afite amadeni kredi, icya kabiri yakodeshaga, ukibaza ngo ayo mafaranga yagiye gufata muri kredi ya banki kuki atubatse inzu. Icya gatatu afite abana biga, ariko yakugiriye gutya, afata umugozi arawuboha neza, ajya mu cyumba arikegerana, arawumanika, ajugunya tabureti. Cyakoze kubera ubwo ntiwamufashe neza, kuko ubundi iyo wiyahuye wimanitse mu mugozi iyo ugufashe neza ntabwo ubasha kuvuga, ahubwo we ngo yatatse umugozi utangiye kumwinjira, bamena urugi bamukuramo. Undi mugabo nanone w'umupasiteri wiyahuye, n'uwo mu rindi caci bahagaritse, we yari afite urusengero yashinze, amaze kurushinga, ibyamubayeho nawe, urusengero rwe rwarahagazwe baranarusenya, akomeza kubana iyo depresiyo, birangira nawe yiyahuye. Nubwo nawe we atapfuye, nawe yagarukiye kwa muganga iri mu mazi abira. Ariko niba ibintu bigeze aho abapasiteri badesida kwiyahura, ibi ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye ubwoba. Mu by'ukuri
birababaje kuba wabona umuntu wari pasiteri cyangwa se wari umushumba ayoboye ashobora kubana agahinda na depression ku buryo acanganyikirwa akabaho nk'umusazi, akaba yamara umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu ari mu nzu, cyangwa se muri makeya ubona no kuryama ataryama, mbese muri make yataye umutwe hejuru y'uko yari wa muntu uhumuriza abantu ubigisha inzira y'ijuru, bikaba birangiye kugeraho we ubwe nyir'ubwite ashobora kudesida cyangwa akavuga ngo reka niyahure. Turabizi neza ko uko Bibiliya ivuga neza ko nta muntu wiyahuye uzajya mu ijuru. Ibaze rero pasiteri muzima wigisha abantu agakiza, wayoboye abantu inzira y'ijuru, abaye ari ugera kuri standard yo kwiyahura. Ubwo murumva abakristo yigishije cyangwa se n'abandi bantu bo, ubwo sinzi uko nabibara ariko cyangwa se uko nabivuga, ariko nuko ubwo bo nyirizina ubwo inyigisho n'ubundi yabahaga hari igihe zitabafasha, cyangwa se mu kimwe akaba yara nka cya cyapa kiyobora abantu, wenda bo bakaba barakijijwe ariko we atazi ibyo ababwira, kubera hari benshi bagiye babashumba cyangwa se bakaba pasiteri kubera inyungu cyangwa se indamu cyangwa se mu buryo bwa business bishakira amafaranga atari agakiza. N'aba bagabo babiri rero nsubiye inyuma gatoya, nuko gufata icyemezo cyo kwiyahura sinzi nimba ari wa muti w'ikibazo cyangwa se aricyo gisubizo cy'ubuzima. Uramutse ufite abana n'umugore uba mu bukode, akazi karahagaze, aho kugira ngo utekereze nk'umugabo uvuga uti reka amaguruke nirukanka njye guhiga njye gushakisha, uhita uvuga ngo igisubizo nta kindi, reka nshaka umugozi niyahure, ndabona ntaho nkura na credit ya banke n'ibiki. Ibi bintu nesheke totali, ni ugutsindwa gukabije, ni ibintu bikomeye cyane mwa bantu mwe. Ariko noneho tukibaza ngo aba bashomeri b'abapasiteri cyangwa se b'abashumba basenyeye amadini ko bari bamaze igihe kinini cyane, bamwe babashije gukuramo business cyangwa se babashije kubaka imiryango yabo, ariko ukibaza ngo niba ibintu bigeze ku rwego rw'uko pasiteri yiyahura mwa bantu mwe, ibintu biteye ubwoba, ibintu birababaje kandi birakomeye. Pasiteri kugera ku rwego rw'uko ashaka umugozi ngo yimanike hari ibintu biba birenze ubwenge bwa muntu. Niyo mpamvu nababwiye ngo iyi si inkuru si n'amakuru, ahubwo ni akababaro ni n'agahinda, kuko ibi bintu aho bigeze, uyu mwuka wo kwiyahura mu bapasiteri nukomeza gutya bitewe n'ubushomeri n'ubukene bafite, sinzi hari ubwo aho ibintu biraba bigana. Ariko bibaye byiza Imana yabatabara, nicyo nabifuriza, kuko nimba ibintu bibaye ku mupasiteri umwe bikaba ku bapasiteri babiri, hejuru y'uko ari ikibazo cya crise batatse, ari ikibazo kidasanzwe cy'ubukene, ibi bintu ni ibintu bibabaje. Mwibuke neza ko ubundi abapasiteri ni abantu b'icyitegererezo, ni abantu baba baranyuzwe imbere n'abakristo batandukanye, ni abantu baba baratanze amasomo y'inyigisho z'iyobokamana atandukanye. Ariko nimba pasiteri ageze ku rwego rwo gutekereza ngo reka niyahure, birababaje, biteye agahinda. Ariyo mpamvu umuntu wese ureba kure yavuga ngo nimba ari imperuka, nimba ari iki, sinabasha kubona uko mbivuga, ariko ibintu birababaje. Ariko nyirizina wenda ubwo nimba ijambo batatekereza ko mu gihe byaba bikomeye bafunga umukanda, iryo ari ijambo rigenewe buri munyarwanda wese akamenya ko amazi atakiri yayandi agomba guhindura. Nimba yaryaga gatatu akarya rimwe, nimba yaryaga rimwe akiga kurya rimwe mu minsi ibiri. Iryo ni ijambo twagejejweho na nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ni ibintu bibabaje kuba umunyarwanda agifite imyumvire yo kumva ko nimba atabonaga ibyo yabonaga igisubizo ari ukwiyahura. Noneho by'umwihariko bikaba bibaye ku witwa pasiteri. Birakomeye cyane, biteye n'ubwoba, biteye n'agahinda. Ariko noneho tubyibazeho, niba abapasiteri batangiye kwiyahura, ese ubwo pasiteri wiyahuye azongera ajye hariya ajya kubwiriza ijambo ry'Imana ngo shitani yari yanteye? Umuntu wimikishijwe amavuta, umuntu ufite inshingano z'ubupasiteri, yasobanura gute ko ashobora nawe guterwa n'umwuka wo kwiyahura? Noneho by'umwihariko si umupasiteri gutyo wishingiye. Nababwiye ko byabaye kuri babiri, umwe wari washinze idini, undi we
ni umupasiteri wazamutse mu nshingano muri ADEPR, muzi inzira bicamo kugira ngo umuntu abe pasiteri. Ni urugendo rutoroshye rw'ubukirisitu, cyangwa se ni inzira ndende kugira ngo ahabwe izo nshingano, ariko agere kuri standard yo kuvuga ngo reka niyahure. Mwa bantu mwe, ibintu birababaje, ibintu biteye agahinda. Hari igihe abantu bavuga ibintu bakumva biroroshye, ariko ugeze aho wumva ko pasiteri yiyahuye, ni ibintu bikomeye cyane. Rero bakunzi bacu, nagira ngo mbabwire ngo musenge, cyangwa se abafite abashumba babo bahuye n'iki kibazo, bo bafite amikoro bakomeze babazirikane, dore ko wenda abapasiteri bari batunzwe n'insengero zino bagiye basenya n'izo bagiye bafunga, ariko wenda bakaba bari bafite intama cyangwa se abakristo babo babakundaga, bari banakunze umurimo bakoraga. Mugerageze mwa bantu mwe, ufite amikoro n'ubundi umushumba wa cya pasiteri wawe ntimube mwarahuzwaga n'ijambo ry'Imana guhera mu rusengero gusa. Mufate nk'umuntu wawe, mufate nk'umuntu wari ugufitiye umumaro, n'ubundi ukomeze umube hafi, icyo ufite waba ubona rwose wamufashisha, cyangwa se wabasha gukora ukamutabara, ugikore. Ariko turebe neza ko aba bantu babaye abantu b'Imana, cyangwa se bakoze umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, shitani itakomeza kubifotorezaho ngo bakomeze gupfa bakomeze kwandagara muri ubu buryo, cyangwa banapfa mu buryo bw'amayobera, mu buryo bwo kwiyahura, cyangwa se no mu zindi nzira zitandukanye. Turabizi isi ni mbi, ubuzima nicyo kintu gishobora gutera abantu. Iyo umuntu ashobora ageze aho yigunga akiheba, ku buryo yaba umugore, yaba abana, yaba n'inshuti, wenda bose nta muntu ushobora nimba nta ufite icyo amufashisha, kwiheba kugakomeza kwiyongera, cyangwa se agakomeza kujya kure mu bitekerezo byo guhangayika, icyo gihe kiba gisigaye yanapfa. Ariyo mpamvu mbabwira ngo bakristo ntama bari bayoboye aba bashumba cyangwa se aba bapasiteri, mukomeze mubabe hafi, mubasure, ufite icyo amufashisha amufashe, ariko izina ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana ntugirweho n'umugayo, cyangwa se ngo igitutsi gikomeze kugaragara kuri aba bantu. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. N'ubundi kuri Nta Mikino Online TV tuzajya tubagezaho amakuru umunsi ku wundi uko twabonye n'ibiganiro bitandukanye. Gira amahoro, kandi niba utarakanda subscribe, kandi subscribe, like, sharing, commenting, urabudufashije cyane n'inyunganizi nziza. Imana ikurinde.